uwo murwa witwaga Atlantis wagiye baho. Ese kuko warengewe n'amazi nk'uko benshi babivuga? Uwo murwa rero wavugwaga n'abahanga ba kera ko utembamo amata n'ubuki. Wazimiye ute? Abo twita abahanga ba kera, bamwe bakomeye bazwi nk'abanyabigwi, bemeza ko uwo murwa wari ufite ikoranabuhanga rirenze ibyumviro bya muntu by'uyu munsi. Ariko se bwaje gucya umunsi umwe urengerwa n'amazi mu buryo budasobanutse? Ese uwo murwa wari uteye imbere waje kurengerwa gute n'amazi kandi wari uteye imbere gute bikomeye cyane? Wari umeze ute? Uwo nta wundi rero ni umurwa bita Atlantis, bavuga ko warengewe n'amazi, wari ufite ikoranabuhanga rikomeye cyane na n'ubu abantu batari bageraho. Reka turebe iby'uwo murwa uko byagenze. Gusaza ntibyabagaho, gupfa abantu ntibabitinyaga. Uwo murwa wari uteye ute? Wari utegetse utwe? Wayoboraga isi gute? Wakoreshaga ingufu gute? Ibyo bintu byakorwaga gute? Reka tubyinjiremo ubanze kandi ho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi utabyihererana nk'uko bisanzwe. Umwe mu bahanga rero bagerageje kumenya iby'uwo murwa wari ku kirwa, uwo nta wundi ni umunyabigo bita Plato. Plato nguwo akaba yari umunyeshuri wa Socrate. Socrate rero yigisha Plato bagerageje kwiga ku isi, uko isi yaremwe, nuko baza kugwa kuri Atlantis. Bemeza ko yari itembere cyane ku buryo batwereka bimwe tubona mu mafilime niko wari umeze, bimwe twibaza ko bitabaho. Plato rero akaba yemeza ko amabanga ya Atlantis yaturutse ku banyabwenge babigisha bo mu Misiri kera mbere imwe twita Egypt, nuko bayaha Abagereki. Ubuyobozi rero bwakomeje kurwanya ko Plato akomeza gukora ubushakashatsi kuri uwo murwa wa Atlantis, ko ibyo we avuga ayizo ari ibitekerezo bye gusa, bisa nk'inzozi, ko nta kirimo na gato, ahubwo arota ku manywa agomba kubireka. Urumva rero iyo bamaze kubwira ngo ibintu urarota bireke, aho ngaho haba harimo ikintu. Ikibazo rero cyaje kuvuka ari uko abantu bagiye impaka, none barabaza bati, abo rero ni abari ku ruhande rwa Plato bemerega ko ibyo avuga ari ukuri. Barabajije bati, niba ibyo avuga ari inzozi, kuki avuga ahantu hazwi iyo Atlantis yari iherereye hari ku muhora wa Gibraltar? Bivugwa ko Imana yoretse Atlantis mu nyanja. Ese Imana yabarajije iki Atlantis kuki yayisenye? Katubirebe mbere yo gukomeza turebe ibya Atlantis uko byari bimeze byose. Kuki Atlantis yasenywe rero? Impamvu ya mbere ivugwa ni ubwibone no kwiyumva no kwiyemera. Plato rero uko abivuga, avuga ko abantu bari batuye muri Atlantis barimeye bikabije kubera ubutunzi bwabo, ingufu zabo, igisirikare cyabo, noneho bumva ko bari hejuru y'andi mashyanga yose. Ibi rero impamvu byatumye basenywa no kubera iki? Nuko mu madini, mu migenzo myinshi kera na kare, harimo za Bibiliya, ibintu bitwereka ko iyo utangiye kwiyemera, wirata, wiyemera, byose bijya ku musenyi. Icyo gihe rero igitekerezo cyazanywe mu isi, uwo murwa Atlantis wagombaga kwicisha bugufi, ariko ntabwo wabyemeye, ukomeza kwishyira hejuru ntiwakwicisha bugufi, aribyo byatumye bagwa. Harimo ruswa rero. Ruswa burya iyo yageze mu bantu nabyo biba ari akandari. Plato ubu wari umunyeshuri wa Socrate avuga ko muri Atlantis abantu bari bahari bameze neza mbere, ariko uko ibihe byagiye bizamuka abantu batangira noneho kuba abanyabugugu, kutagendera ku mategeko, ahubwo bibereye mu iraha. Noneho bo baravuga bati, ubwenge ntitubushaka, ahubwo biyemera bajya muri ruswa. Ibyo rero biza kubajyana mu irimbuka, ari byo byatumye amateka y'umurwa avuga ko bagiye basenyukiramo imbere. Uzare ubuyobozi bwose bugiye gusenyuka bw'isi yose butangiramo imbere bugacikamo ibice. Abantu rero bigenda gute? Batangira guta Imana, ibyo bagenzagaho byose bibaranga bakabita, inzego zigatangira guta imbaraga, hagatangira kuza amacakubiri, noneho
umuryango wose cyangwa igihugu cyose kikaba mu midugararo. Impamvu ya gatatu rero Atlantis yaguye ni ukubera iki? Gushotorana no gukoresha ingufu nabi. Atlantis uwo murwa washatse gufata abantu bose aho kugira ngo ibareke babe mu mahoro, ahubwo noneho ishaka kubikubira. Plato uwo muhanga avuga ati kugerageza gufata andi mashyanga yose byabaye nk'urufunguzo rukomeye rw'uko Imana, nawe hano avuga imana nyinshi mu bwinshi, zaciriye urubanza zikiri iteka kuri Atlantis. Ibi rero byatewe n'iki kugira ngo Atlantis isenywe kubera ibibazo bateraga andi mashyanga. Isomo rero nuko iyo ufite ingufu ukazikoresha ushaka kwikubira abandi bizana ingaruka byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresheje imbaraga ufite ubutabera byo umera neza, ariko iyo udafite ubutabera byanze bikunze urisenya. Byagenze gute rero? Byasabye umunsi umwe gusa kugira ngo Atlantis irengerwe n'amazi, abantu bose bararohama karahava, iba amateka na n'ubu, bikaba biteye abantu isoni kwemeza ko yanabayeho. Urumva ko iyo bavuze ngo Atlantis niyo yabayeho, uriya Plato ngo arabeshya ngo ibyo avuga byose ngo ntibyabayeho, ni ipfunwe n'isoni bafite ry'uko ibyo bintu byari bihebuje birenze byaje gusenyuka mu munsi umwe kubera ko Imana yabaciriyeho iteka. Uko abantu bo muri Atlantis rero bari babayeho, reka tubirebe. Inyubako zaho zari zubatse mu mabuye y'agaciro ashashagirana, bagendaga mu kirere hakoreshejwe tekinoloji iturenzeho na n'uyu munsi abantu batari bamenye uko byagenze. Ibyo abantu b'ubu ngubu barota bavuga ngo bazazana tekinoloji yo gutwara abantu mu modoka ziguruka zigenda mu kirere, ibyo Atlantis yabigezeho imyaka ibihumbi n'ibihumbi ishize, nta gishya munsi y'izuba Atlantis yarabifite. Kurya hakoreshwaga ibyo bita frequency, indwara zigakizwa hakoreshejwe ijwi n'amabara. Abo bantu banabashaga gusoma ibiri mu kirere, bo bagendera ku bintu biri mu kirere. Bivugwa ko abanyamateka b'ubu bakigerageza kureba uko babisobanura, ariko nanone kandi ahubwo abantu bakavuga ko bari gutekinika kugira ngo bazaduhe ibigoretse. Ntuzatangare wumvise mu minsi iza bakubwira ko bavumbuye ko bemera Atlantis yabayeho, bakakubwira ibihabanye n'ukuri Plato n'abandi bose twumva tuzi. Muri Atlantis rero ntabwo bubakishaga inyundo, ahubwo bubakishaga ibyo bita frequency. Imyigire yabo yibandaga ku isanzure n'ibyo bita time travel. Rimwe ureba ibintu ukagendera imbere y'igihe. Ijwi ntiryakoreshwaga mu muziki gusa, ahubwo ryari ijwi risigasira ubuzima. Hakoreshwaga ijwi kugira ngo bavure, nk'uko tugiye kubibona mu mwanya. Bakoreshaga ijwi rero mu buryo buhambaye, rikaba ryanashyiguriwe mu buryo bumwe bita elevation. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu ukoresha ijwi noneho ugiranye na frequency bikazamura nk'ibuye rikomeye, ahubwo wasanga niyo tekinike izo mana zabanje zitaga izikomeye, ariko zubatse piramide. Wasanga ari bakoresheje kugira ngo bubake piramide bakoresheje iryo jwi, noneho bakazamura mu bakoresheje za frequency. Ndabona bigenda bijya hanze, ahubwo nta kuvuga ngo barababaraga nk'uko bigenda mu buvuzi bw'uyu munsi, cyangwa ngo barabaga umuntu bavuge ngo baraguha iminini, baguhe imiti nk'iyo ngiyo. Niyo ibintu by'ubuvuzi ibyo byari birenze. Bakoreshaga ijwi ryacengeraga mu turemangingo, noneho umuntu agakira atagombye kubagwa. Byari birenze byo. Atlantis rero yacaniraga indi mirwa, nta bintu byo kwirirwa bakoresha insinga n'ibindi ngo harakoreshwa izo nsinga, ahubwo hakoreshwaga ingufu zitagaragara zakoreshaga ibimeze nka rukuruzi mu isanzure. Amatara yakaga atari nk'uyu munsi tubona, izo zampuri mushyiraho, imodoka zogaga ikirere bucece, nta rusaku, nta n'imihindukire y'ikirere baririmba iteka uyu munsi uko bwije n'uko bukeye. Bimwe bavuga ngo imihindukire y'ikirere, imodoka zaho zagendaga mu kirere ziri bucece, bimwe bavuga ngo bashaka kuzazana. Abantu bo muri Atlantis rero bavuga ko kurwara
ari uturemangingo twabaga twataye umurongo. Mu gukira rero hagomba gukoreshwa, ntago ibinini byakoreshwaga cyangwa ngo bibeho icyo gihe nk'uko tubizi uyu munsi, ahubwo hakoreshwaga ibyo bita vibration, urumuri n'ijwi n'amabara. Bacanaga urwo rumuri rw'amabara anyuranye, noneho rukongera gushyira utwo turemangingo ku murongo, byose binyuze mu mutwe nk'uko wabibonye aho ngaho mbishyira ku ifoto. Nta muntu wajyaga mu bitaro, bajyaga mu nyubako zimeze nka tempo, mu matempo, noneho indwara igakira kubera rwa rumuri n'ijwi n'amabara yabisubizaga ku murongo hakoresheje frequency, noneho ikagarura roho yawe ku murongo. Kurwara rero cyabaga ari ikibazo cyo guta frequency yawe wataye ishamikiyeho roho yawe, cyagomba kwitabwaho ngo umunzani wawe, umunzani w'ubuzima wongere ujye ku murongo, nta hamwe hari hasi cyangwa ahandi hari hejuru. Muri Atlantis rero ntawatinyaga gusaza na gato, byari amahitamo. Hakoreshwaga ngo DNA ikongera kubaka umubiri neza, ahubwo ukanibuka ibyo abakurambere ba kera bagiye bavuga. Bakomeza bavuga ko DNA yashoboraga gukoreshwa igatanga ubuzima bumara ibinyejana, ariyo mpamvu abantu babagaho imyaka magana n'amagana, kandi DNA yacu na n'uyu munsi birashoboka ko yaduhishurira ibihishe, byanze bikunze bizagaragara. Kare rero nibwo nahise nibaza nti byagenda gute ngo tumenye ibyo twahishwe. None igisubizo ngiki ndakiboneye. Nyene iyo tekinike bakoreshaga, ese bahu iyi tekinike abantu b'Imana ibyo twabikurahe koko? Dore ko dushakisha. Ikibazo twese twibaza ni iki: niyo tekinike yarahozeho yagiye he? Ntabwo twabimenye, biraturenze byo kabisa. Gusa njye maze iminsi ijwi rimbwira ko byinshi bihishe muntu, amaherezo bizaza hanze tukabimenya, kuko Imana itwizeza ko nta na kimwe gihishe kitazajya ahabona. Muri Atlantis rero ubuyobozi n'ubutware ntago byaragwaga, nta muntu waragwaga undi, ibyo byose byaje nyuma. Abantu barabiharaniraga bigendeye ku myitwarire n'imico myiza, cyane cyane mu buryo bw'umwuka no gukiranuka. Nkaba rero nkabije inzozi, za nzozi ndazikabije ngira nti isi n'ibihugu biyobowe uyu munsi uko bimeze, biramutse biyobowe n'abakiranutsi nk'uko byagendaga ngo Atlantis, urabona ko dutekereza ibintu tutazi ko byabayeho kera. Nyamara bantu dukomeze dushakisha, amaherezo tuzabigeraho, dusobanukirwa ibintu ibyo ari byo. Abantu icyo gihe rero bajyaga mu buyobozi babaga ari incabwenge z'imico myiza, zigwa neza n'abahanga muri siyansi. Hejuru ya byose habaga abo batambyi kabuhariwe, babaga ari inzobere mu bintu byinshi binyuranye, harimo nko kuzobera mu bijyanye n'ingufu, intumbero yo kubona ibintu mbere y'igihe yuko biba, amategeko agenga isi n'ibindi nk'ibyo byose. Abagore n'abana nabo bitabwagaho cyane, bakigishwa kumenya aya mahame bagenderaho, atari ukuvuga gusa ngo urafata ibintu bimera imbunguri ubishyire mu mutwe wawe. Ese ubuzima bwa buri munsi bwo bwari bumeze gute muri Atlantis? Wabyutswaga n'urumuri, urwa rumuri rw'amabara nakubwiye meza abengerana, nta alarm clock ikubyutsa mu gitondo yabagaho, ntabwo byabaga ibyo bintu. Dore rero bitangaje, umuziki niwo twita umuziki ntiwafatwaga nko kwishimisha, ahubwo wari umugenzo. Kandi akazi nako ntikari nko buretwa nk'uko bimeze uyu munsi, ahubwo byabaga ari nko gutanga umuganda ku bushake bwawe. Kwita kuri roho yawe rero byari nk'itegeko, bitabaye wariburaga. Niyo mpamvu kurwara byari amahitamo, kubera ko wataye wa murongo wawe, kubera kutitayeho. Ibyo abantu bavuga ngo Christopher Columbus ngo yagiye muri Amerika mu mato bitwaje amakarita, abo muri Atlantis ntibagomberaga amato cyangwa ngo basome amakarita, ahubwo bo bakoreshaga gusoma inyenyeri mu kirere n'ibyo babonaga. Ibi byose bitera kwibaza, biriya bibumbano byose tubona bisa n'Abanyafurika byageze isi yose, byakwiye gute hose ko bavuga ko no muri Atlantis bashoboraga kuba ari bo bantu
bavuga ibintu byinshi kandi babaga bameze nk'abo muri Afurika. Bikaba bivuga ko rero hari abantu ba Atlantis bagiye barokoka, nka cyane cyane Thoth uriya uvugwa wagiye uzana ibintu hanze, ari nabyo bavuga ko ibyo yavuze Bibiliya nayo yahise yandika nk'uko bimeze neza byari byanditse kuri ya mabuye bavanye i Samariya. Bakavuga ko Thoth rero ari we wahaye ubwenge Abanyamisiri n'abandi benshi bagiye bakwira isi yose kugeza n'amagingo aya. Kandi rero abantu muri Atlantis ntago batinyaga urupfu, bari bazi neza ko ari ukwimukira ahandi, urupfu ni ukwimukira ahandi, bikanashoboka ko wazanagaruka mu byo abantu benshi dukomeje gukemanga ko ahari byaba ari ibanga duhishwe bishobora kuba ari ukuri. Kubera ubwibone bwabo rero abantu muri Atlantis, Imana yabakubitishije umutingito ukomeye cyane, barengerwa n'umuzure wabamize harokoka abo kubara inkuru kubera ubwibone no kwigomeka ku Mana. Bumva rero uyu murwa wa Atlantis nimba wumvise uyu munsi, njye narawumvise ko byagenze, uko warengewe n'amazi aho uri hafi hariya y'umuhora wa Gibraltar. Abantu bavuga ko ahubwo banagiyeyo banahabona ibisigazwa byabo ko byagenze, ariko uko Atlantis yabayeho n'ibyabayeyo byose byikomeje kugira ubwiru bukomeye n'ibanga rikomeye cyane, ku buryo na Plato washatse kubivuga muri iyo myaka ari umuhanga ukomeye cyane, bavuze ngo ibyo bintu harimo ni inzozi nabireke. Urumva iyo abantu bakubwira rero ngo bireke, haba harimo ikintu niko nkubwiye byanze bikunze. Urumva iyo na Atlantis ibyo bavuga bazazana imodoka zigendera mu kirere gukiza abantu ngo ntibazongere gupfa, ibyo bazana mu bya AI ibyo byose urumva ko ari ibintu bakopera byahozeho kera na kare. Ibintu rero nibo byumvise bigukanguye, ntubyiherane kandi aho like kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane, kwa kuri kubohora imbohe dutangiye tugushakisha noneho gusakare hirya no hino kugira ngo ukuri kutubature. Bakomeje kwiyandikisha muri benshi rero nabashimiye, namwe nawe utariyandikira subscribe kugira ngo dukomeze duhererekanye ukuri maze ukuri kubohore imbohe. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyo.